va byabe ngo ntibyamwene bitasi ko nabikubita miribuye urumva nakwishe ibeshye nakwiteguye ayizo ni reba muri amukinga mani rwa ruhungu n'urugori ibintu tubayeho bibaho mani cyangwa tubicane bose aya mani cyagaragara nabi twatugiye gukora ibintu tutategetswe mani niribagire vori rumani nicira umuntu wakirika rusu uburiwe nabiri bwakunde mani ndeberanye aracyahari mani n'umuzima reka mbabwire uriya mukobwa aba babeshya nta kintu mbese uriya twaba twarahuriye amafaranga mfite anyemerera guhura n'uriya kwe nta mubiri ufite se wa mwana ujya utahura nawe umubiri nawe ufite ariko umubiri ufite ntabwo ari ukumbuzanira irangaye ariko ibi ni ibyo nuko byarama urakomeje ntakomeza se cunga nawe gira ako wongeraho da mama se yavuga iki kazi ko abakobwa b'iki gihe babaye mabisha ariko rero umukobwa nubwo twamwahahanye yenda rero uriya mukobwa rwose gusa ni keza kuba keza ariko nta bimenyetso yari afite bigaragaza ko muho yamuteye wabibwirwa n'iki se ndabikoze kumwe ikigaragara wabiretse koko wabiretse ese kujya ari kuyitunda none se wowe twizere kuri shyashya n'abashyashya se ntacyo reka byemere yuko wenda ari ukukugambanira katubyite ko ari ukukugambanira ibyo byaba ari ibibazo bikomeye muri uru rugo aho muzehe nawe usigaye ushigikira ibibaha ngaha ibimenyetso se nibi ntanturi uwo mujinya urumva urarebye usanga umuhungu wawe ari butagena nk'abantu wajya umenya ko wapfubishije umukuru arapfubye n'umuto umwana nzi wandumbiye muri uru rugo n'ubita nzaye cyagiye kwirakwira cyagiye wenda bizi ko yaturumbiye kurusha n'abandi bose ariko jya ugira no makeya kumuzeka mbanze mbabwira ibintu bibiri i Kigali mwebwe ntabwo mwabimenya hari ukuntu udukobwa tugenda tukaba gutyo noneho ugasanga abakire baduteye inda bandusha amafaranga bamara kudutera inda bakatwishyura kugira ngo tubeshyire umuntu wamwicire taragiye ubu ntibandi kuzamurikira nk'ibyo bintu ibyo biba ku bantu benshi kuko bamubonye ufite utuntu tw'udufaranga yatangiye ko wayimazemo ntumusubize ivide abanyakigali ko ari abagome ni gutyo babigenza nibwo buzima nta bundi buzima tubayemo n'ubu yewe ngo uramuze ntukabone naje hano mu cyaro mba ndi kugira ngo nirengagize ibibazo by'aho batananyica muze ndabona igihe cyagiye ugiye hese ngiye gushyika hano mu gasantere nimara kwashyika ndeba ukuntu kifashe agamba amaheruka kera birumvikana mwana we birumvikana rwose umwanya nka saa 11 leta njya muri Kigali nongere nkomezanye nabo banyamashyari bari kurwera watukazagenda icyo wa mwana we ngomba gutaha njye kureba abo bakire bashaka kungambanira mbanze kikano ku muhanda mu mwanya mbita ngenda ubwo nyine nyaruka urasanga nyoka harya gupfapfa oya wisezera gira amahoro abantu bina ntabwo boro bagize ishari ikikobwa kiba kinshinja inda kagwereke amagara amabandi yanjye gitangire no munze Allo? Nese poizo. Simani kumunjabiriza amana. Umva. Njewe kaka dada kavuyeho mu nyine mu rugo kwivuko nono mu cyaro. Kaneje ababyeyi. Rero mugatangiriye handi mu nzira numvishe kari aho ngaho mwakakayira niho gakunda guca. Abari mugatangira murebe niba mwagahitana. Nje nako nshaka njewe nyine nje nshaka kwica bikiri bibisi mani sawa ubwo turi kumwe ngenda byumva boss kumwica ni ibintu byacu subizi n'amafege tuba twaramwewe ngewe na tino mani dukora akazi neza ntaribi ndabona yangezeho aseti niwe ko watinze bimeze bite mani namanje kwita mu mani cyakura mani suwajya muri kazi mani nta nicyo kurya ari warya byava ako bantu menya wowe unyibeta mani wowe ukajya kwica n'abandi gute wowe ubona ibyo kurya ngiye ntararya shapo ngewe nanjye urabizi we ukunda amayoga cyane n'amafi kandi ngewe iyo nabonye posho ndatera ntabitanje bro ariko ntari bicyangombwa dupfa kuzuzanya mu kazi bro
mva nyine iyi job bose njya ambwiye ko ari mu mwaka miliyoni akamiliyoni wona miliyoni yose ewe data we uriya mukobwa mani uri kumuteza ibibazo bikomeye bwamusanze n'iwabo mu cyaro mani biki iwabo mu cyaro yaje kumuteza umuvuyo bakomeje kugorana ari kugorana byadanje ahubwo arambwe tumusoze saa 11 nizere ko bitazashoboka yuko ashobora no kuzatugorana kumwica ariko ntibibaho umukobwa ntabwo yatugora umukobwa ntabwo ari butuvune baye nuguhita tumusohora ahubwo saa 11 ndabona zigiye kugera twebwe tugereyo tubikore kare boss ahita yohereza ariko mwahuje neza inzira ari bwacemo yakubwiye uburyo yazibimeze neza inzira yazimbwiye wana ndumvise n'abantu baba bari dushatse twagiye rero action yanyu sibyo iyo hano tugende mani dusoza nkomeje kugira agahinda kandi umwana wanjye iki cyama gusa ndibaza ubu mwana wanjye ahantu yagiye byaba ari amahoro siko byaba ariko byanze bikunze nitabona amahoro byange bikunde biraba amahoro kuko ndabyikurikiranira kuko nta kuntu umuntu yakufata agafata umwana kuri utari wakora mutera inda byanze bikunze uriya mukobwa ngomba kumukurikirana usohosa nk'ibyare ndamuzi izi nzira ntizakunda kunyura mu muhanda ndabizi nanjye ni hano akunda gutya dushatse twanira kaca ngaha buje Uzi neza nta kibazo Mana ishimwe kuba nongeye guhura nawe Sheri nari gukumbuye ariko ntabwo waba ngewe yego uragana hese sha nyine mvuye hano hirya abantu bari bantumye mvuye kuza muri utuntu hano hirya gatoya mbese wari uri kujajura cyangwa muranyuranyuranamo ayizo niwe barabudije mwana reba nkuriya mukinga mani ruriya ruhungu ni urugori ndeba ibintu tubayeho bibaho mwana cyangwa tubicane bose aya mwana cyahagaragara nabi tugiye gukora ibintu tutategetswe mwana niribagire vuba rero mani nicira umuntu hakiri kare rero buri we nabiri bwakunde mwana ndebera nyine baracyahari mwana ngiye mu rwego wamerekeje sha tugende ngo rekeze nkarebe imana ameze neza ndebera nkuriya mujini motherfucker muhamba ariko ntabwo ari buducike yose ntabwo ari buducike nk'ubu uri kumbara turi bwakora ikimana mbese ubu tubigenze gute nakubwiye ngo tubicane hakiri kare wanga kwemera shamari reka duhamagare boss tumubwire ko gahunda zipfuye mana yanjye satani ukuntu agenda no ku muntu ashaka kwiyicira umuntu reka duhamagare boss reka ngo turaburara kandi ubagize nk'ahantu batandukanye kumwica byahita byose kubona gutandukanye na byanze ngubu natwe turabyinjitse kwe boss mission irapfuye ahuye n'agahungu hahandi bahita bajyana none tubuze ukuntu duhita tumurangiza oya twihanganire rwose boss twihanganire natwe se twebwe twari twamwiteguye neza twamurebaga baraje barahura nta kundi kuntu twabigenza pe nta kibazo sawa nari n'ejo tuzareba nta munsi ubwo rero nyiri aho ngaho ndanarushye guhagarika nze n'agatembe nicaye iyo umukobwa wanjye urabona yenda kugera aha ngaha tungaho neza kuko ngose umwubuki kundi we kuzura icyo mbwiye neza oya ihangane mukobwa wanjye ihangane mbese habaye iki none papa nagezeyo urahushye kumbwira ibyiza kuko mbwire oya banza uhore mbwira nagezeyo nsanga wa muhungu yanaje aha nubu nyine mbibwiriwe umukobwa wanjye rero gerageza kumbwira neza oya wirira bisubiremo neza ariko nizere ko ngiye kumva ijambo rimbwira ngo byagenze papa nyine nashyitseho nsanga wa muhungu noneho
nyine mbibwiye umusaza mama yo cyokora agiye kubyumva umusaza ahita avuga ati wapi ati ntabwo tujye duterana nyine bajyanyirukana kare none uravuze ngo barakwiyakanye ngo ntabwo baguteye umusore yaranyihakanye noneho ndase arabishumangira noneho wagira ngo yarahaye noneho karabaye umva kakaba ari akarengane nta kuntu niba ari umusore niba ari umugabo yaba yaraguhohoteye gutyo ngo mbiceceke ngomba kugeza mu bayobozi kumva ngomba kugeza mu bayobozi kubwiza mama nta nubwo natinda akaze nkwereke sha tuzagira ngo nyine umugabo sha sema nanjye buriya papa ko mbona yabikajije sarabajya no kubafunga garuka mubwire garuka umukobwa wanjye nawe arayemeye se mbwira neza yuko nyine ndi kubona uri kubikaza kuri papa uriya musipe mama afite amafaranga niyo kandi nawe nyine abakire ushobora kubigenamo papa nuko ushatse kumwanga ngo mpuze rero papa uzi ko uriya musore ameze mva amafaranga ntasumba itegeko genda bagirayo yaba ari umugabo yaba ari umusore ayo mafaranga ntabwo twaragize witonda ndamugirayo ntabwo byavamo ngaho genda mbega wa mugore we dore agakobwa ke ngo kaze kabambaza ku muhungu wanjye ariko tukabyisha ukuri nikagende kabwiyo ngiyo nusura mukobwa amushyigikira nta n'isoni isoni y'iki se ni uriya mukobwa ndakwiyamye ujya uvuga nugara ko uriya mukobwa uhigeze uriya mukobwa ngenda mwemera 100% njye simwanga nta n'isoni umva washanuka urugo wari uje mu rusanga rwubatse ntago waje uruyoboye ndakwiyamye tega amatwi uriya mukobwa ndamukunda nimuza kuzana undi none utaruriye ntakankandagire mu mahera azakurumbukire mu rugo aturumbuka agenda niba umukunze hambara umusaza ndamukunze ibyo jigo ndarimena wibeshye ajya gatumbitse umugore ndamaze uriya mukobwa ntago azigera umukazana wo kwa Japoro genda bivuze maze ndebe vuga idahiye uvuze ngo iki ndagukozamo urushiye minwe na muraho yemwe muraho komera cyane oya nta komerere nzoza ngiye nta kuntu ibaza umuhungu wa rero oya umuhungu wa rero ugenda ute umuhungu wa rero kwimye n'undi munsi tubwirera umushakira iki wa mugabo umuhungu wa ri hehe yanere umwana inda itonde yashiramo ebyiri ndabivuze nje Japoro kagabo kumukara gasa gutyo we nta n'isoni umuhungu wa yateye umukobwa turamwemera 100 nje ndamwemera umwemera nkanda ndamwemera aha tutavivu umva kubwira uwo mukobwa aramubonye naramubonye nagakobwa keza agacecuru karasaraga ndakwemye wa mugore we uriya mukobwa ndamwemera agacecuru ni kazima ndamwemera umva muze niba ukiza ntusuzugure muze ni saki cucuwe uvuze ngo uriya mukobwa tumwemera umva murwana ngiye uyu mutsatsi nayo umva ni isoni wewe mama sivili umva uvuze ngo iki murwana ngiye uriya ni umukazana wacu umva agasore nawe nikira uri umusore uri umugabo uri iki mva muze nakubwiye ngo nubwo afite amafaranga ntabwo wasuzugwa gutya itonde ku mwana wanjye kugira ngo umuhungu wanjye ntatere inda agakobwa kakwibambaza mu rugo rwanjye kwa Japoro ntibizashoboka n'umunsi n'umwe wamwemera kemera ishaka kemera nyahashe umuhungu wawe mva muze kabwera wanjye wacu mva muze tuzagacyo wanjye cucu wamenye kushajera mwakumvikanye ngo wamenye kushaje niba nshaka oya omba muze witonde wibuke umva umenye kushaje muze wamenye kushaje mutongera kuntesha umutwe cyangwa se muhambare mugende aba baraguhamagaye ariko halo wagiye ngaho nyumvira mwana wa naka kagabo gasa n'umurozi kumwe kumukara ngo se wajye uvuga gake muze uyamye konye washanuka muze uvuze ngo iki rata ugera urugendo muza mwana wanjye izazo gifutara sawa naho bansariye sawa yego ugira amahoro umva uriya mukobwa agenda umuzane yicare hano muramwaye mwabicucu ntabwo aricara hano ndamuhinze umva muze itonde umva wena ugu umuryango ingufuri turayica tuwumuhe mukoze neza nta bintu byinshi tuzawumve umuhungu wawe naza azayimusanga umva mukecuru ndakuniga umva mukecuru bakubwira reka kwisa umva umureke babwire nzira mu rugo nawe ndakuniga urava mu rugo nzira mu rugo umva muze mvira mu rugo umva muze ariko ntabwo byarangirira nka ndakubwira nagiye i Kigali rimwe kabiri gatatu ahubwo tujyana
ntago birangira ndabagira mu buyobozi kagabo wowe turamuhinze toka ni Kigali bariyo genda bazabeyo umva wa mugore nkubwire umva nkubwire numva iki haza abantu bo unsana ntagamo umva nkubwire wowe umbone ko nshaje wewe wemera ko turamuha umuryango gumwe naguturitse turamuha umuryango umwe nta yandi magambo kakanuke ururinda kwanga umwana w'abandi se yagiye ko yimura uramukobwa ndamwemera nimutaza nuriya noneho undi muzagende muturumbukane nawe muzatomere mugende ubuzuru bwa sami n'igiti wanje no kunyicarira ku ntebe musanga ntahonje ubuje ko bubi uyu mujyango arya wone nyakusira mupfana iki reba ndayica mu uyu muryango shikururimi ndawumuha ubwo rero ubwo raje urashigekeje umukobwa ngo umuhungu wanjye yamuteye inda wumva ibyo binywa nk'ibyamwene bitasi ko nabikubita miribuye urumva ntakwishe ibeshye nakwiteguye